Yesu akuzwe. Nitwa Mukabideri Daforoza, naturutse mu murenge wa Rambura, akaba nsengera muri santarari ya Rugamba, paruwasi ya Rambura. Ubwo nari ndwaye ukuguru, nari ndangije imyaka 12, umwana nabyaye ari kwiga mu mwaka wa 5, afite imyaka 11, nayo ndyaye ndwaye uko kuguru. Ubwo naje gusengera hano bwa mbere, mbona ntaco bitanze, ngaruka bwa kabiri mbona ntaco bitanze. Ubwo ndavuga nti niyongera kuba rirabera kazuba ntizajayo. Ariko nagiye mfite umuhigo wo kuvuga ngo nzakora ku gishura ca padiri. Ubwo naragiye ngeze kazuba, kwa kundi yarari gutambagiza isakaramentu. Ubwo naramwegeye buhoro buhoro mba nkoze ku gishura cye. Ubwo nararangije ndataha, kubera ko nari maze igihe kirekire nja mu bitaro bakambwira ngo nta bubayi mfite, banyuza mu cyuma bakavuga ngo nta bubayi mfite. Ubwo namaze gukora ku gishura nsubira ku bitaro, bahise bampa transfer nja ku Kabaya. Nageze ku Kabaya umuganga atari yanyuza no mu cyuma, anyitegereje arambwira ati wafashwe ute, mwereka ukuguru kwanje. Ubwo ahita avuga ngo urira ku gitanda maze nkubaye. Yamaze kumbaga kugeza na n'iyi saha, ico gisimba cyakirimo yagikuyemo, ntabwo ndongera kumva harimo n'umusonga. Yesu wakoze ibyo, akuziteka ryose. Nesiteza kuzwe teka ryose. Nitwa Imana Joseph, naturutse mu murenge wa Musanze, umudugudu wa Musanze, akagari ka Nyarubuye. Njya ku bitero, naje ndi umwadeperi, ariko nshima Imana ko yampaye kwinjira mu Kiliziya Gatolika, nkaba narabatijwe nkanasezerana, nkaba amanoza nkanabatijwe. Ibyo nibyo gushimira Imana, kubera ko biragoye guhagarara hano, ariko Imana ishoboza. Ikiri gushimira Imana ni uko mu rugo wanje habaye inkongi y'umuriro, bikarangira ninjiye mu nzu, naje gukumara gukaraba nkanasohoka ngasanga uruzitiro rugusha n'icikoni, nkihuramo nta pantaro nambaye, nkaba ntarahiye n'umugore atarahiye. Ico nacyo kugishimira Imana. Ikindi nshaka nshimira Imana ni uko umufasha wanje yagiye mu mujyi, byari mu barabagwa, ariko Imana ikamukura ku iseta amahoro. Ico nico gushimira Imana mu yimpera amashi. Ese yaza kuzwe. Inkuru ni mpamo kwezi bamuguze, niko nanjye nambonye. Inkuru ni mpamo kwezi bamuguze, niko nanjye nambonye. Murakoze. Nitwa Tuzanye Esperance, ntuye mu karere ka Burera, paruwasi ya Kinono. Uko mubona abitabiriye isengesho ryo mu kwa 12 tariki 21 nibwo nitabiriye isengesho ryahangaha. Muribuka abari baryitabiriye, mwumvise amatangazo y'umwana wari waburiye hano. Ni ukuvuga ngo rero ni jewe uhagaze ahangaha. Uyu mwana muri kureba ahangaha yitwa Yerwanimana Jean Paul. Ndi gutanga itangazo, nanababwiye ko akunda kuyita Everand. Mu by'ukuri rero uyu mwana yatangiye mu wa mbere primaire mu kwezi kwa 9 umwaka ushize. Yiga ibyumweru 2 gusa, arangije nyuma yaho akaja aratoroka akigira mu munsi z'abapadiri. Yiga kuri paruwasi mu ishuri rya primaire. Arangije twaje kumenya ko umwana atari ishuri, ntaje mu ishuri, ntaje no kurya. Umwana inzara yenda kumwica, yazaga nimugoroba ntitumenye ibyabaye. Nyuma yaho rero niho igihe cyageze, hari umuntu duturanye waje kubimenya, atubwiye. Nyuma yaho tuja turamuherekeza, twamugeza ku ishuri n'ubundi agatoroka.
igihe kiragera dushaka aho tumuvuza. Hari umuganga duturanye ukoresha isengesho agatanga n'imiti y'ikinyarwanda, tumujyanyeyo umwana nta gice bitanga ngo birushaho gukomera. Nyuma yaho niho naje kuja ndamwerekeza biranga, isogera hamukubita umwana kugira ngo hagire igihinduka ahubwo ukabona ntacyo wabaye. Nyuma yaho rero niho naje kusanga umubikira uhagarariye ishuri ry'abana hariya mu Kinoni kuri paruwasi, mutekereza agahinda kanje. Arambwira ati ntabwo nakwifuza ko uyu mwana arindagira, ahubwo ndamushyira mu ishuri, iby'ababyeyi tuzabirebaho nyuma, noneho turebe ko umwana yasubira mu murongo. Amwihengekanye umwana aza ari kumbwira ati uyu mwana wawe afite ikibazo gikomeye, kuvuga izina rya Yezu ni ikibazo. Ati kuvuga izina rya Yezu ni ikibazo. Ubwo niho yanyemereye aramwakira. Umwana nkimara kuva ngo ari nka saa 5 bigeze mu minota nka 15 umwana nawe ahita abatoroka. Ubwo nyuma yaho niho naje kumenya ko batorotse. Ubwo yari gusatira umunsi mukuru wa Bikira Mariya. Ubwo niho yaje kumbwira ariko gatatu ateje ko akane niho umunsi wa Bikira Mariya uraba, uzamuzana mu kiliziya tumusengere ndabwira abagenzi banje, noneho ubundi umwana agira ate tumuture Yesu. Ati ibyo by'imiti mwatangiye kumuha mubireke, twebwe turamutura Yesu azakira. Ubwo niho kwa kane nagiye mu misa, ngezemo umwana yanga kwicara mu kiliziya, ndahenda umwana aranga, njya kwicara hanze ya kiliziya, nabwo umwana yanga kuyicara. Ubwo umwana nkagerageza gushaka utuntu tuduhenda abana ariko umwana aranga. Uwo munsi niriwe ndarira unyirira, niho numvise ijwi riri kumpata, ugera ubwire padiri mukuru amusengere. Uyu mwana ashobora kuba afite ikibazo cy'amashitani. Njya gutegereza padiri igihe asohotse agiye mu nama, niho namusabye ni padiri, mfite umwana ufite ikibazo ndi kugusaba ngo umusengere. Ati se afite ikibazo ki? Ndi kubona ashaka kuba afite ikibazo cy'amashitani. Ati iyo ngabire mpaye mfite, genda ubwira ni Materi aguhe nimero ya padiri w'Ubusogo, noneho uzamuvugishe azaba ari usanga. Ndangije ni Materi ampa nimero y'umwanditsi wa hano, ndamuhamagara ari kuwa kane, ampa nimero ya padiri, kwa padiri mpamagara ari kuwa gatanu. Padiri ampa randevu yo kundi wa gatanu. Naraje ngeze hano, padiri dukorana ikiganiro, dukorana n'isengesho. Ariko mbere y'uko ibyo biba yashatse kuganira nabo umwana yanga kugira ikintu amusubiza, ahubwo ashaka kwisohokera. Mu by'ukuri nyuma yaho niho padiri yambwiye ati mubyeyi umwana akizwa mu kwemera kw'ababyeyi be, atari impanga gipagani mwamukoreyeho andi ntayo. Ati yarabatijwe ntiyarabatijwe. Ati rero shonga dufatanye isengesho, ubwo Yezu aragira icyo akora. Dufatanye isengesho, turirangije niho yabwiye umwana ati noneho nawe uko mfatanyije na mama gukora isengesho nawe katurifatanye. Ubwo bararifatanya, ngira amahirwe mbona isengesho barayisogezanyije nta kibazo. Nyuma yaho niho yadusezereye turataha. Ndamubaza nti si ko bambwiye ko mugira isengesho rimwe mu kwezi bizaba ryari nzaryitabira? Ati kuri 21 nibwo rizaba. Niho naje rero, niho byageze nisitangiye, umwana ahita antoroka aragenda, ndamubura. Ubwo niho naraye hano, ababikira bahano ndabashimira, baramfashije barampumuriza. Padiri ansaba kuvuga rozari, nabwo padiri ntabwo nzi kuvuga rozari. Ati uyivuga uko ubyumva. Uwo maze yarampaye inyobora yo kunyoboreraho, ndagenda njana inyuma padiri yanyeretse aho nicara, ishapure ndayivuga. Ndangije ya mbere ababikira babantumyeho ndagenda turicarana. Ubwo nari naraye kwa gatandatu irahepfo, ubwo hari ku Cyumweru rero niho nari nabahaye amatangazo mu kiliziya, natanze ku baporoso no ku bapendekoti. Ubwo nyuma yaho rero niho padiri ambwira ati turongera kuvugana ishapure irangije, rozari irangije. Ubwo niho byageze nka saa 12:15 nagiye kumva nubwo padiri arampamagaye ati wa mwana wawe arabonetse. Niho nagiye na maseri mukuru
turagenda mu kigo dusanga umwana hari umukarisimatika amuzanye we yatoraguwe n'umubyeyi w'umudivandiste umugataraga ariyo yari yageze ataha. Ubwo kuwa mbere rero none atashe naje gusanga gutaraka k'umwana wanje byamviriyemo naje gukira. Kuva umunsi twavangaha umwana agiye ku ishuri ntiyongera kugira ikibazo, twamushiraga mu modoka agatabaza nk'uwo bagiye kwica. Ubwo rero nahavuye umwana wanje akize mpava nanjye nafite ikibazo cyo kuva haryama iminsi 7 igashira asohoka no hanze. Ubwo navuye nkize. Icya gatatu rero nagira ngo mbasangize kubera isengesho, kubera ibyo naboneye ahangaha mu bihe bishize banyibye intama 3 tariki 3 z'ukwa gatandatu. Amaze kuzinyiba ndiheba ndavuga nubwo byarangiye. Hashize nk'iminsi 3 numva nka saa 9 z'ijoro numva ijwi riri kumpata ariko akwandikira padiri ukamubwira akakubariza Yezu akakurangira intama zawe ziri. Ndangije ijwi rikomeza kumpata ako nkumva mfite isoni ryo kumuhamagara. Ndavuga si saa 10 saa 9 z'ijoro ndahamagara padiri iki gihe ntaragira ngo ndi umusazi. Numva ijwi rikomeje kumpata ndavuga si none ubu ndamwandikira mvuga ngo iki. Ndangije numva ko ngomba kumwandikira mubwira amazina yanje nkamubwira ko nibwe intama kwa kabiri bicashize mu ijoro shira kwa gatatu ko yambariza Yezu akandangira aho intama zanje ziri. Iyo message ntarayohereza nagiye kumva numva sinzi ikiniga kivuye kandi kuvazibwa sinigeze ndira. Nagiye kumva numva ikiniga kiraje ndarira. Ubwo ndangije kurira message ndayohereza. Ndangije kuyohereza niho bwakeye nkombijwe iri kumbwira ariko hamagara padiri ukamubaza igisubizo Yezu yamuhaye. Numva mfite isoni ryo kubivuga. Noneho ubwo niho byageze ariko wa mbere habaye nka saa 9 zo kumanywa nagiye kumva numve umutekano wacara mpamagaye wamenye ibyabaye ntoya. Ati Munyagahinga baravuze ngo hari ahantu bafatiye inka n'intama nyinshi none watega moto ukajayo ukaja kurana hari zawe. Ubwo namanza kubyanga numva ijwi rikumbwira ngo ariko sibasabye Yezu ngakorangira intama zawe ziri ubanze igisubizo kibonetse. Ndangije niho nahise numva iryo jwi fata moto nja Munyagahinga ntuye mu mudugudu wa Rubeja mu Rugarama ariko intama zafatiwe hehe mu Munyagahinga hafi y'umupaka. Ubwo niho nagiyeyo rero ngezeyo nsanga intama imwe irahari inkuru muri zo. Ubwo bafashe uwari wazibye umugabo yaratorotse basanga umugore ari uriyo abariyo batwara. Ubwo sahingiye ubwo bajura banyibye baramenyekanye. Ndashimira Yezu mu mpera amashini muntu kuko ibyo bamuvuzeho nanjye narabibonye. Murakoze. Mugire Yezu na Mariya n'iteka ryose. Nanjye nitwa Nyiransalimana Gororioza abantuye muri Gataraga ndi umukristo gatolika. Ubwo ubushize nagiye gusenga hano mu isengesho ry'impuhwe bavuga ko hari umubyeyi waguweho igihangara mu mutima. Ubwo numva nje caguyeho ariko hari undi wenda caba caraguyeho nawe yabivuga ariko nje rwanguyeho dushaka kwinjira mu nda gutya mpita nyikurayo mpita nyijugunya hasi mbona kiragiye curira inzu. Noneho ngira ubwoba ndavuga nti igihangara kari kiri uyo kiduma ko kitagomborwaga. Ubwo ndasenga nza gusenga hano mu isengesho numva baravuze ngo hari umubyeyi caguyemo. Ndavuga ati Mana urakoze kuba babimenye kandi nta wundi muntu ari nabibwiye. None ndi gushima Imana ubwoba yavuze ko ari umuntu wari wacohereje kugira ngo kimutere ubwoba. None ubwoba nari mfite bwarashize ubu numvaga nta kibazo. Niyo nkibonye ubu ngubu numvaga nta kibazo mfite. Mumere Imana amashyi muyishimire cyane. Mugireho mutagatifu ingabirizi zose. Nitwa Ruhumuriza Jacques Zosone abanduye mu murenge wa Gataraga Sikirisari ya Rukingo Santarari ya Busogo Paruwase Busogo.
jewe kubabwira ko jewe ngiriye aha ngaha kiriye hano rwose mu ndwara bavuze muri za sinozite ibifu amara byose byari bindiho nagendanaga imiswari ibiri buri kanya ngashongera umwe mwakurwagira ngafata undi ngafata uwundi nagiraga ubuheri mu mazuru ubu haraga hari kwaka none n'imisonga bavuga nimba iri kumbamba none yayo yakize Yesu yangirije muri kose Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Nitwa Mutuyimana Angelique naturutse mu murenge wa Kimonyi ndi umukatolike. Jewe ubuhamya nabaha narashatse ntinda kubona urubyaro ariko ntabwo nari nize cyane nuko ari ubwana bwari bundimo niko bambwiraga. Noneho aho kugira ngo nje gusenga ahantu nk'aha kandi ndi umukatolike nkigira mu masengesho yo mu mago ariko kuri ubu kubera ko nagiye mu isengesho ry'umwe bwa mbere mu Ruhengeri barambwira bati Imana hari ababyeyi yahaye urubyaro bari kurara badasinziye. Nageraga ku munsi wo kuja mu muhango nkarara nasinziye nkarara nikurira bugaca nk'uwapfushije. Ubwo mbaho mu by'ukuri ndategereza mbona hashize nk'ukwezi isengesho ribaye ngiye ku bitaro narwaye barambwira ngo narasama. Nshima Imana ko yankuye mu ibyo byumba ikampera urubyaro ahantu nk'aha ngaha ndi kuyisaba ngo izakomeza inkomeze nje ndifuza guteranira ahantu hari abantu nk'aba ntagiye ahantu hari abantu batanu mu mpera Imana icubahiro yankuye mu rwo rugendo. Amazina yanjye nitwimbazwe Prince nagwaye ibisebe mfite amezi 5 numva bari kuvuga ngo hano ibusogo hari ishengesho ry'impuhwe nanjye ndavuga nti nanjye ndarizamo numva padiri aravuza uburwayi bwanjye ndi kuvuga ngo mpere Imana amashyi n'icyubahiro kuko yanyigije. Yesu na Maria iteka ryose. yitwa Gafreshi Aloyizi abakomoka mu rya Shingiro sanagari ya Kibwa umuryango remezo ni Nyarutembe. Nari gushimira Imana ko nari naraguye nari mperuka kuja mu misa imyaka 3 yari ishize. Nari ndi gushimira Imana padiri rwose baraduteranyirije hano umumbera amasimu n'Imana yisaba imbabazi gena nararwaye mu byose. Yesu yakuzwe iteka ryose. nanjye mbagaza ndi gushima Imana nari mfite umwana afite imyaka 3 atangira kugwara amaso garagenda gava agwara umwijima ku buryo utabaga wakwikirana nawe iminota 3 yahoraga muri mu ntokore kandi nta kintu kirimo wamureba ukabona umwana agiye gusinzira nta tira afite ariko ubu ngubu aho natangiye kuza mu shengesho ry'impuhwe ndi kubona umwana amaso yarabaye umweru ndi gushima Yesu wamukijije. Kristo Yesu akuzwe. Amazina yanjye nitwibabira Niyanse nari ndwaye amaso kambayeho karande nari numvaga harimo imisenyi n'ibishishwa ndi gushimira Imana ko yankijije muyimpera amashyi